Mirimana udasiba Juhora uyisenga kandi uyumvire Joana nabayo Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yakobo ibice bitanu turahera ku murongo wa 16 tugeze ku 18. Yakobo ibice bitanu umurongo wa 16 tugeze ku 18. Byanditse gutya ngo mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. 17. Dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe, asaba cyane ko imvura itagwa. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. 18. Arongera arasenga nuko ijuru rigusha imvura, ubutaka bumeze imyaka yabwo. Amen. 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 Aya niyo magambo numva tugiye kuganira uyu munsi, dukomereza kuyo twavuze ejo, inyungu z'amasengesho. Haleluya. Amen. Amen. Inyungu z'amasengesho. Ejo twavuze byinshi, niyenda twafashe umwanya munini tuvuga hejuru yo gusenga. Tuvuga yuko gusenga ariko guhumeka. Tuvuga yuko gusenga ari ukuganira n'Imana. Tuvuga yuko Imana iyo dusenga ntibisaba yuko Imana iza yumva amasengesho y'abantu bato, abakuru, abakene, abatunzi, abize, abatarize. Imana izibumva. Tuza kureba urugero kuri Yesu, ukuntu yakundaga gusenga. Tuza kuvuga yuko gusenga niko gusharje bateri zacu mu buryo bwa kiroho, mu buryo bw'umwuka. Uyu munsi tuganire ku masengesho, isengesho ry'umukiranutsi. Isengesho ry'umukiranutsi. Isengesho ry'umukiranutsi riza rikingura ijuru. Riza rikingura ijuru. Ijambo ry'Imana ritubwiye hejuru y'umugabo tuzi inkuru ziwe witwa Eliya. Eliya yari umukozi w'Imana, umuhanuzi. Abaho mu gihe kigoye, ahura n'ibihe bigoye. Ahura n'ubwami bwa Ahabu. Ni inkuru tuzi twese. Ahabu aja mu banyamahanga, azana wa mudamu nawe azana ibigirwamana by'iwabo, barabyimika, birukana Imana. Ubize ngo aravuga bakamuca umutwe. Abahanuzi barishwa, abandi bafungwa iminwa, abandi barahunga, abandi barihisha. Bukeye umugabo witwa Eliya bimwanga mu nda. Hari abagabo bagira ishaka ry'umurimo w'Imana. Haleluya. Amen. Amen. Hari abagabo baza barazwa ijoro, bidatewe nuko baraye ubusa, bidatewe nuko babuze icyo bambara, kugira gusa ngo umurimo w'Imana utere imbere. Haleluya. Bagira ishaka ry'ubwami bw'Imana. Haleluya. Eliya yagiraga ishaka ry'ubwami bw'Imana, umurimo w'Imana. aravuga ati no ntibishoboka, ibi ni ibiki,
iki oya duceceke muri ibi bintu no aravuga ati no ndagiye aragenda aja guhura na Ahabu umwami wamare gushika aramubwira ngo uhereye none kubera ibintu mwagiyemo kubera ko mwirukanye Imana ya Isirayeli mukimika ingabo za ibigirwamana bya Baali bya Asheri n'ibindi. Haleluya, dukeneye abantu bavugira Imana ubwoko bw'Imana. Dukeneye abantu basa n'Abaheliya bavugira Imana bakavugira ijuru. Haleluya. Eliya ngo aravuga ngo uhereye none nta mvura izongera kugwa kugeza igihe nzabivugira. Abantu benshi bakunze kuvuga, abantu bazi amateka bize iby'amateka ya Bibiliya bavuga yuko Eliya ngo kari akagabo kagufi, kandi icyo gihe ibyo biba ngo yari yaragize uruhara deja mu uruhara debera akagabo kagufi kuruhara gahagaze imbere y'umwami ko karamubwira ngo nta mvura izongera kugwa ngo mpaka avuze. Ariko kuvuga bati noneho uruhara byamupfanye, imvura izijya kugwa ikabanza ikagusaba uburenganzira. Nimumbwire depo y'imvura, mbega agasaza kakiranganyikiwe tikazi ibyo gahaye kavuga. Ariko haleluya, yarazi abashinze ibirenge, yarazi uwo yizeye uwo ari we, yarabizi aravuga ngo uhereye none. Haleluya, abera b'Imana iyo basenze ijuru rirabashigikira kabisa. Ijuru ryamara rivuga ngo ubwo ari Eliya uvuze nta gusubiramo. Imvura stop. Imana iramubwira ngo genda uje ku kagezi nzaza kugemurira ni ubaho bwoko bw'Imana. Iyo twagize ishyaka ry'umurimo w'Imana tukagira ishyaka ry'ubwami bw'Imana, Imana ntiziduta. Amen. Imana ntizidutererana cyane. Iramubwira ngo niyo rubanda nyamwinshi bagiye guhura n'ibibazo, genda wigendere ku kagezi uzunywa amazi y'akariya kagezi, naho ibiryo byo nzaza bikuzanira, nzabwira ibyiyoni bizaza bikugemurira. Oh my God. Ariko dufite ibari komeye mwuka byarawe. Mwari mwabona ibyiyoni bigemura. Ariko iyo ijuru ryategetse biraba cyane. ngo ibyiyoni ngo bikamugemurira umugati, bikamugemurira n'inyama y'amahane. Ibyiyoni ukuntu bikunda inyama bikayijyana bikayifisa. Kera nazaga mbona, nigeze kubona ahantu ibyiyoni bikaza bisuma, byabona ikintu gitukura bikaza bisuma bijya gufata bigira ngo ni inyama. Ibyiyoni bikunda inyama cyane. Ariko iyo ijuru ryategetse, ibyiyoni biza bigemurira umukiranutsi wasenze, bikagezayo rasiyo bikayimuha bitagabanyije. Haleluya. Amen. N'ibyiyoni bishobora kugemura bikagezayo rasiyo ijuru ryakugeneye. Iyo ijuru ryakugeneye nta mwana w'umuntu wabyitanga imbere. Oya. Eliya ngo akazabona ibyiyoni biragemuye, akarya mu gitondo ku mugoroba, abaho ngaho bukeye kakagezi ngo karakama. Ntabwo ari byo tujamo cyane, amateka yiwe ni maremare, agenda iriya kwa wa mupfakazi w'i Serepta. Ariko icyo nashatse kubabwira ni iki:
ya magambo yavuze arasohoka. Imvura iratuza, irahagarara, irasitope. Imvura irahagarara, amapfa aratera mu gihugu. Ngira ngo baravuze bati yampanga erega birya ka gasaza kari ko kavuga kwari ko tugira ngo ni blague gahe gatera, none nimurebe ko ibintu bibaye. Umukozi w'Imana yari yavuze. Haleluya. Ijoro riramushyigikira. Amen. Ijoro riramushyigikira. Gushyigikirwa n'ijuru bifite akamaro kurusha gushyigikirwa n'abana b'abantu. Cyane kabisa. Umwana w'umuntu yagushyigikira none ejo akaguhararuka. Ejo akavuga bwana unaniuzi nawe kila siku nawe bwana achia bwana. Ariko ijuru iradushyigikiye. Birakunda. Amen. Amen. Kandi ikindi ijuru, umwami w'ijuru ntagira amanda. Umukuru w'igihugu yagushigikira bwacaga akagenda. Yego. Akagenda bikarangira. Iza abantu bari barashigikiwe n'ingoma ya Mobutu. Muzi ukuntu Mobutu yari igihangange akomeye, yarica uwashaka yarakomeye. Ariko ubu ngubu yabaye histoire, yabaye amateka. Amagufwa ye yaraboze muri simenti, mu kaburi. Ariko Imana yacu uko yari iri ejo niko iri uyu munsi, niko izahoraho iteka ryose. Abashyigikiwe n'Imana rero mutuze muhumure. Yego. Mukomere. Imvura irashira, amatungo arashira uko tubizi, imirima iruma, ibintu biracika. Nimushake ka gasaza, iseba yazana, nimumushake, nimugende. Bukeye ngo Imana ibwira Eliya ngo genda subirayo, genda uje guhura n'Ahabu. Eliya araza ntiyati abantu basenga Imana baza basa n'ibyihebe ariko baba bafite uwo bizeye ngo abiringiye Uwiteka barasa n'umusozi Siyoni lalika utabasha kunyeganyega. Abiringiye Uwiteka. Haleluya. Abiringiye Uwiteka. Eliya ngo araza ageze mu nzira, hura na Obadiya, genda umubwire Ahabu ngo ejo tuzahure. Obadiya ati wa mugabo urashaka kunicisha, n'ukuntu bari bagushaka, n'ukuntu wateje amapfa, bavuga ko ari wateje amapfa. Genda umubwire, nimara kumubwira ukarigitabira sinje baca umutwe, genda umubwire tuzabonana. Bukeye barahura nk'uko tubizi. Ngo Ahabu ngo aramubwira ati wa mugabo we nyirabayazana we, no ce n'est pas moi, ntabwo ari nje, ni wowe nyirabayazana n'inzu ya so. Mwirukanye Imana ya Isirayeli, mwimika ibigirwamana. None rero tuje kuri Karumeli, tugende kuri Karumeli, tuje gukora test, tuje gukora exam, niho bibonekera. Tugende dusenge Imana imanura umuriro, ariyo Mana twizera. Tugende Ahaba akozora ziriya ngabo ziwe zose n'abari barazamutse baragenda ngo barabahanuzi amajana. Eliya nawe aragenda wenyine ashyigikiwe n'Imana. Kubana n'Imana bituma tuba majorite. Amen. Muratwumva? Ego. Nubwo amagambo yanjye ataba menshi
amahoro mutima wanjye himbaza iyo mana uhimbazwe kuko ndamahoro nubwo amagambo yanjye ataba menshi shimwa mana kuko ndamahoro mutima wanjye himbaza iyo mana uhimbazwe kuko ndamahoro nubwo amagambo yanjye ataba menshi shimwa mana kuko ndamahoro mutima wanjye himbaza iyo mana uhimbazwe kuko ndamahoro amen amen amena pasiteri wazamura ijwi muratwumva yego pardon kabisa pardon ya pardon sinanabimenye ya narivuze ngo Eliya aja gusenga arabanza asana igicaniro cy'Imana aragisana hari ibicaniro byinshi byasenyutse mu bugingo bwa benshi mu bihugu byacu mu matorero tugomba gusana ibicaniro kugira ngo nituza kuzamura isengesho rigere iyo dushaka kurija rigere ku Mana mu ijuru yego Eliya asana igicaniro ngo amare kugisana ngo arababwira ngo nibazana amazi basuka iruhande ariko Eliya nawe urakabya ese weweho umuriro umanukaho nushiraho amazi muzi ukuntu umuriro utinya amazi kurashyiraho amazi niumanuka ayo mazi ntawuzimya umuriro w'Imana ntuzi utinya amazi ariko umuriro w'Imana niwo uzi ukamya amazi barasuka ati nimwongere barongera ngo marati nimunegere ngo baramwegera Eliya ngo arasenga haleluya arasenga baheba mureba ari wenyine aravuga ngo uyu munsi bimenyekane bigaragare uyu munsi apanejo uyu munsi wigaragaza arasenga ijuru ryama rimwumva nk'ejo amasengesho y'umukiranutsi haleluya isengesho yakoze nibufi cyane umuriro wamumanuka haleluya umuriro umanuka uvuye mu ijuru kandi uwo muriro ntiwayoba Imana isubiza amasengesho y'abera ntiziyoba ntizibaza aderesi izija wihaye ishakishwa ayikenewe izija mu nzu z'abami n'abakomeye izija harya hasa nk'igicaniro umuriro uramanuka haleluya uramanuka kuri cya gicaniro haleluya amen umuriro uramanuka bareba babona uramanutse uvuye mu ijuru uhitira ku gicaniro utwika igitambo ukamya y'amazi abantu bose ngo bikubita hasi ngo baravuga ngo imana ya Isirayeli niyo mana turabibonye tubonye itandukaniro tubonye diferanse ingabo z'abari zagerageje birazipfana none turabimenye imana ya Eliya yasenze niyo ishubirisha umuriro turabibonye abantu ngo barapfukama bamenye itandukaniro imana irigaragaza imana irasubiza gusenga kw'abakiranutsi bibiliya yatubwiye ngo kudutera imbaraga ngo Eliya
yarashoje umunsi umwe agera kuri wa mupfakazi aramubwira ngo nagenda mukorera umugati. Umupfakazi atisiganye agafu gakeya, muzi uko byagenze, ati genda ukankorere ifu ntizarangira mu bigega byawe. yagiraga inzara cyo kimwe natwe, yari umuntu nkatwe, ariko ngo yaraseze ijuru rikinga imvura imyaka 3 n'amezi 6. Amen, amen. Arongera arasenga ku musozi, yarazamutse nyuma y'icyo gitambo, nyuma y'umuriro kumanuka, arongera arazamuka arasenga, ijuru rirongera rigwisha imvura, imyaka irongera iramera. Uwo ni Eliya wabikoze. Amasengesho ya Eliya yatumye ijuru rikora gutya. Gusenga gukingura ijuru. Gusenga gukingura ijuru. Narimo soma inkuru z'umusore witwa Daniyeli yagiye yisanga yagiye mu gihugu cy'abanyagano, ariko agenda yaramenye Imana. Yaramenye ko Imana ya Isirayeli itaziharikwa ibindi bigirwamana. Amenya ko niyo yagiye muri Babiloni, ariko Babiloni ntizamujamo. Dushobora gutura muri Babuloni, ariko Babuloni ntiduturemo. Kandi nicyo kwifuriza mwene data. Dutuye mu isi y'ibibazo, isi yanduye, ariko isi ntikatubemo. Isi ntikatwinjire mu mitima. Imitima yacu ibe ikibanza cy'Imana ikiharire. Daniyeli yisanga iyo ngiyo, we yakira umusore. Bakeka ko yari agifite imyaka 18 igihe yagiye. Murumva yari akiri umusore rwose, ariko agenda mwiwe harimo Imana ya Isirayeli. Ngo agishikayo, niko ijambo ry'Imana riza ritubwira muri Daniyeli, ngo Daniyeli agambirira kutaziyandurisha ikindi icyo ari cyo cyose. Agambirira kutaziyandurisha ikindi icyo ari cyo cyose. Amen, amen. Ngiye muri Babiloni, ariko sinziyandurisha Babiloni, ntizanyanduza. Nituyemo, nzakomeza mbe uwundi we. Mwene data, kwifurize kuba uw'Imana ishaka kuba we. Tube uw'isi ushake, tube isi ishaka kuba cyo, ube uw'Imana ishaka kuba we. Amen. Ikiganza cy'Imana kiza kijana na bene abo bantu. Faveri y'Imana, ukuboko kwiza kw'Imana ngo kugenda kuri Daniyeli. Dufite Imana izigeza ukuboko ni Babiloni, igaheza abayo umugisha, ikabana nabo. Faveri y'Imana iba kuri Daniyeli, nguko ijambo ry'Imana ribitubwira. Ukeye bagenzi be bakoranaga bamugirira ishyari. Baravuga bati, aka kagabo k'akanyamahanga ni gute kaje kumenyekana hano iwacu, akagahungu k'agasore? No, urebe, mureke dushaka ukuntu twagateranya n'umwami, amwikureho. Amaze kumugira igitangaza, umunyagano. No, kamere. Barashaka ngo amakosa barayabura. Ngo baravuga, yo Daniyeli ni umukiranutsi muri byose, nta makosa tuzamubonaho. Turutse ku Mana yabo, Imana ya Isirayeli, niho honyine twamutegera tukamufata, naho ubundi nta makosa. Ubuhamya bwiza, mbega temoyaje nziza. Abo ni abanyamahanga, ko baravuga ngo nta makosa tuzamubonaho. Icyampa ngo natwe isi ariko ituvuga Kabisa. isi ntitwite ba avatiri. Hari igihe tubwira abantu ibya Yesu, abo mu isi bakatwita abavatiri.
bariya niyinga gusa niho bazabibamo. Ibindi bihe byose tuba turi kumwe, turabana muri byose. Niyinga bakambara kositime ngo bagiye gusenga, turagenda buriya buryarya indyarya. No oya ntacyo tujya kwenda iriya. Imana iturinde kuba akarorero kabi ku bantu b'isi. Yego. Kuko Imana yadutumye kuba umunyu w'isi, uryohera isi zidukurikiye, ngo tube umuco w'isi, tumurikire isi. Daniyeli ngo bamuburaho amakosa pe barayabura, baravuga bati tumushakire ku mana yiwe. Noneho uko tubikora, mureke tugende tubwire umwami ngo dushireho iminsi kanaka, ntiyagira umuntu uzasubira gusenga iyindi mana sofe uyu mwami ari we turamya gusa. Babikora bafite intego yo gufatisha Daniyeli. Hari igihe abantu baza bamonte imigambi, bagacura imigambi yo kugirira abandi nabi, ijuru naryo rigacura imigambi yo gukora ibyayo. Yego. Kandi umugambi w'Imana niwo ukomeye kurusha uw'abantu. Ngo baravuga bati rwose bitwemeje, babwira umwami ubanza ari Dariyo, ngo arasinya, aravuga ati okay nta kibazo. Yumva nyine bamuzamuye, bamugize igitangaza, arasinya ati rwose. Bamare gusinya bataha, mureke tugende kwa Daniyeli. Bibiliya iravuga ngo Daniyeli amaze kumenya ko itegeko ryashyizweho, ntiyahunze ngo yirukanke akizwe n'amaguru yiruka ahunge. Oyaye, ngo aragenda iwiwe, ngo akingura amadirisha yerekeje i Yerusalemu, agasenga 3 ku munsi. Arasenga aririya i Babuloni, ari wenyine. Itegeko ryashyizweho, nta gusubira gusenga Imana. Ariko Daniyeli haleluya, Daniyeli yamakingura amadirisha yerekeje Yerusalemu. Haleluya, amen. Imana yiwe kuko asanzwe abikora 3 ku munsi, kandi azi ko ari muri risiki. Ngo abantu baraza, babandi baraza nyine bari bamushakisha, ngo bamare gushika basanga ariko arasenga kuko yari asanzwe asenga. Ngo bama birukanka baje kubwira umwami bati wamenye ibyabaye, wa munyamahanga wagize igitangaza yagusozoguye, yagukubye n'izero gute? Daniyeli yategeko washizeho yaryirengagije, yarigize ubusa. Yego. Wa mwami kubera ko yakundaga Daniyeli, ngo ashaka ukuntu yakiza Daniyeli, baramuya kare ibikorwa amategeko y'Abayuda ntibishoboka, ntazahinduka. Ngo bahamagara Daniyeli, ngo igihano bari bamubikiye ngo ni ukumuta mu rwobo rw'intare. Ukunda intare zikunda inyama z'abantu, bamuteyo intare zimurireyo, arangirira iyo ngiyo. N'ubu ni umugambi bari bafite. Ariko kuko nari mbivuze, abantu bacura imigambi, Satani acura imigambi, abanyamahanga bacura imigambi. Imana ijuru naryo rigacura iyayo. Kandi imigambi y'Imana ni myiza kuri twebwe abana b'Imana. Amen. Twebwe bahamagara Daniyeli, araza. Umwami aramubwira ngo Daniyeli we, niko kuvuga ati nagerageje kugukiza byanze, ariko Daniyeli we, ya Mana yawe uzusenga ntishobora kugukiza. Mbese ryari nk'isengesho, ariko Daniyeli we, ya Mana yawe nta kuntu yagukiza. Bafata Daniyeli baramujugunya mu rwobo rw'intare. Hari n'abantu baza bakomante bakavuga ngo izo ntare babanje kuzisonzesha kugira ngo zitamugirira imbabazi. Bamujugunya iyo baravuga bati yari yarigize ishyano, yari yarigize igitangaza, kabone ngaho ganasubira. Ya Mana yaseze kwitamugaruye, kwitamubujije kuja mu rwobo rw'intare. Dufite Imana izijana natwe no mu birimi by'umuriro. Amen. W'intare Imana izigerayo
amena bwayo kikaduherekeza. Haleluya, haleluya haleluya. amena bamutayo ngo ashike asanga ijuru ryamutanzeyo. Haleluya, amen amen asanga amen ijuru ryagezeyo mbere yiwe, riramutegereje, baramukaribisha, ijuru riramukaribisha. Marayika yamabwira intare, mukunda kurya uyu munsi, mufate ikonje ntakurya, oya mufate amafunguro. Ariko Imana irakomeye mukabyara. Intare zamazine na Daniyeli zimugira inshuti. Daniyeli ngo yibera umwo. Haleluya, amena intare aho ko ziramureba akaba zitamuruzi. Ya masengesho yari azaga asenga yaramuherekeje no mu rwobo rw'intare. Iminwa y'intare irafungwa, intare zija mu mafungo zirajene. Haleluya, zija mu mafungo. Uyu munsi ntakurya inyama, muceceke, stop, mukora kuri benshi. Uyu we no, akingirwa amaraso ya Kristo. Mbega Daniyeli ngo yirarira iyo ngiyo mu mahoro, mu mutekano wose. Amasengesho bana b'Imana, bukeye mu gitondo umwami aragendeza guhamagara ngo abura ibitotsi, abura amahoro, ngo arahamagara aja kuri wa rwarwo rw'inda. Daniyeli we, Imana isenga ntiyoba yabashije kugukiza. Daniyeli ati ndi hano rwose, Imana yohereje marayika arankiza, ndi hano ndiyaleze, bimeze neza nta kibazo. Haleluya. Bimeze neza. Sohoka Daniyeli arasohoka mutaraga muzima. Haleluya, ngo umwami ashyiraho itegeko ngo aravuga ngo ntimugasenga iyindi mana sofe Imana ya Daniyeli. Niyo Mana ikiza, niyo Mana irokora, niyo Mana irengera abayo. Niyo yonyine. Yego Niyo yonyine. Umwami w'umunyamahanga atangira kwamamaza Imana ya Isirayeli. haleluya Atangira kuvuga gukomera kw'Imana ya Isirayeli. haleluya Data we ushimwe. Kandi Daniyeli ntiyari yaramubwirije, yarasenze gusa. Imana ikora ibisigaye. Iyo dukoze, Imana izikora ibisigaye. Muribuka bagenzi biwe batatu, Meshake, Shadrake na Abedenego, biretrouve mu kondisiyo asa nayo ngayo nabo mu gihugu cy'abanyamahanga. Bukeye ngo umwami w'icyo gihe ngo ashyiraho itegeko y'uko abantu bagomba kuramya ibigirwamana. No, barambwira ati twebwe Imana twahamenye ntitwoyiharika ibigirwamana, dufite Imana idaharikwa ibigirwamana. Imana iturinde kwiharika iby'isi, itwifatire burundu, ifate tere yose, ifate ubugingo bwacu bwose. Bashyiraho iryo tegeko. Ingoma nizivuga, impanda zikavuga, ibiki na biki, ngo abantu bose bace bugufi, ngo bapfukame ikigirwamana. Abahungu baravuga oya, twebwe ntituzatugera iyo ntitugerayo, ntibishoboka. Haleluya, ntibishoboka twamenye Imana ya Isirayeli tugaharika ibigirwamana. Ndebera abana basore batatu mu gihugu cy'abandi, nta Croix Rouge ihari, nta HCR ihari, nta Human Rights ihari yo kubarengera, ntayo. Ariko amaso yabo bayahanga Imana. Abantu ngo baragenda baza kubwira umwami, wamenye ibyabaye mwami? Ba basore wagize igitangaza bagusuzuguye, rya tegeko ryawe barisuzuguye. Abandi bose twapfukamye sofe b'abanyamahanga batatu. Ndati kwa ibyo muvuga nibyo, nimubazane hano.
by'iterabwoba ngo arababwira ati ariko basha ni ibiki ibyo numvise nibyo mwanze kumvira itegeko nashyizeho nimubwire ngo arabashunaguza abakora ku matama ngo arababwira ngo ni iyihe mana mwizeye yabakiza amaboko yanjye ikabakiza n'uriya muriro iriya tanuru nimubwire nimuvuge ba basore ngo baramubwira ngo nyakubahwa nta mpamvu yo kudisikite nawe muratwumva yego amen murakoze nta mpamvu yo kudisikite nawe nta mpamvu yo guharira nawe icyo tuzi cyo gusa ni kimwe imana twizeye haleluya imana ikorera imana tuza dusenga ufite imbaraga zo kudukiza ayo maboko yawe uhaye wiratana yego ikadukiza n'uriya muriro muhaye mudukangisha amen izo mbaraga tuziyiziho irazifite sans problème irazifite kabisa haleluya umwami ati kwa murasuzugura mw'abasore murasuzugura ngo yamabwira abantu guhamagara abantu b'imbaraga bafite za sepse nyinshi bakomeye ngo bababohe nibamara babajugunye mu itanuru y'umuriro ngo barayenyegeza inshuro 7 kugira ngo bashireho haleluya ifite imana itazidusiga n'igihe tuguye mu itanuru y'umuriro imana irakora kabisa yayo bazi ko byarangiye kandi urebesha amaso y'abantu byari byarangiye koko ariko imana yari ifite umugambi kuri bo imana ifite ijambo rya nyuma ku bugingo bwawe mwene data amen imana ifite ijambo rya nyuma babajugunyayo bibwira ko byarangiye ngo bashikeyo basanga ijuru ryabatanzeyo haleluya basanga ijuru rirabategereje ijuru ryamarigiye umuriro ngo wa muriro we nakuremeye gutwika ndabizi niyo fonction naguhaye niko kazi nagushinze ariko uyu munsi urafata ikonje uyu munsi ntagutwika stop amen urafata ikonje za mbaraga zo gutwika nabahaye ntakuzikoresha uyu munsi muje mu ikonje yego umuriro wamawumva haleluya izibwira ibitumba bikumva yego wakubaza atese umuriro ugira amatwi tayo wabona ariko imana yavuze haleluya n'umuriro uzawumva wamutinya wamureka gutwika ijuru ryavuze yego abasore ngo ikintu uwo muriro wakoze utwika ya migozi bari babawohesheje haleluya baruruka baba bane bukeye ngo umwami abura amahoro ngo arazinduka mu rukerera barebe byambaye inka ni ibiki mbaye ndeba amaso ko arambesha nacangagikiwe guhamagara abantu barababwira atese nimuze mu ndebere noneho byamburiye titwaraye dutayemo abantu 3 baboshe ati niko rwose niko ntabwo wibeshe ati nimuze murebe babaye bane kandi barabohoye kandi uwa kane ntapfa n'abarya 3 ngo arasa n'umwana w'imana haleluya uwo ni wa mwami wari kuvuga ngo ni iyihe mana basha ni iyihe mana yabakiza amaboko yanjye ikabakiza n'uriya muriro atangiye kuvuga ngo uwa kane ntapfa n'ababo arasa n'umwana w'imana ngo yamahamagara ngo arabahamagara ngo arababwira ngo Meshaki Shadraki Abedenego abakozi b'Imana isumba byose haleluya abakozi b'Imana isumba byose mwe nimusohoke haleluya amen
kabire yamahindura langaje abakozi b'Imana isumba byose nimusohoke babagabo batatu barasohoka urya wa kane ntibamubonye misiyo yari yaje gukora yari yayirangije yisubirira haleluya yagakoze yakarangije babagabo batatu barasohoka basanga imyenda yabo ni kurya bakayambaye imisatsi yabo n'ibitaraga yewe ngo nta na mwotsi banukaga n'umwotsi haleluya amen baravuga ngo imana yabo ni imana ikomeye abakozi b'Imana isumba byose ngo uhereye icyo gihe ngo umwami amenya imana bakorera icyampa ngo isi imenye imana dukorera bwoko bw'Imana yego imana yacu iyo dusenga tuza dusenya imigambi ya satani kandi sabi wowe ukabona wasenze gusa naho ibintu uko birasenyuka satani twamushize muri iyo sekirite twamugoye twamubujije amahoro amasengesho yabera mureke mbaheze ubuhamya butoya muri 89 twari dutuye ahantu i Bukavu iyo twari turi tukaba mu gipangu kinini kirimo amazu menshi tukaba mu zimwe muri izo ngizo harimo amazu kane atanu kandi na nyir'inzu nawe akaba muri imwe muri izo ngizo turabana nta kibazo ariko tukagira amasengesho twagiraga ikintu cy'amaselule tukagenda dusengera mu mazu atandukanye twagiraga akagurupe none abantu tukagenda dusengera umunsi tugasengera habwa tugasengera kwa kanaka tugasengera nahi wacu tubaho ngaho nyuma y'iminsi mikeya urya mubyeyi nyiri rupangu yari umudamu w'umupfakazi arampamagara arambwira ati jewe arambaza ngo uko mutuganiwa ndamubwira mama we niko mutusaba bigine ndi umuntu nk'abandi arambwira ngo hari ibintu ndi mukubona bikasiga ndamubwira mama we nibiki byabaye yari umubyeyi ungana n'umukecuru wacu nibiki uzubona mama we arambwira ngo muri joro iyo mbyutse 8:00 z'ijoro inzangera hanze izindi zose nkazibona ariko inzu yawe ngasanga yabaye umuriro uhaye waka cyapayika ndamubwira unaenda kaje kufanya nini mama uzuja hanze gukora iki 8:00 ngo mimi naenda kufukuza bamwizi ngo lakini ngo asubuhi ngo mimi nakuta nyumba yako tena ni nyumba sawa zingine amen uri umuntu ndamubwira mu kuri ndo muntu nk'abandi ndamubwira biransanga mu byukuri arambwira ngo wende basi ngo tazumuza sikwingine ati genda tuzaganira undi munsi nyuma y'iminsi mike yarongera arambwira ngo wa mugabo reka nkubwize ukuri sinshobora kubana nawe muri iki gipangu cyapayika ngo kuva mwatangira gusengera muri iyi nzu ngo ibintu byanje byose byarahagaze byose ndamubwira bitungane mama bitungane nyimina ngo bisahari bisa bituya yote ngo siwezi kuishi na wewe ndamubwira bitungane jo minari bisa mama yangu ngo simwe muze kuvuga ngo muri ngo muco n'umwijima ntibishobora kubana ndamubwira nani jo bwiza na nani jo mu arambwira ngo wa mugabo ngo kuko wibarisha ibintu ze turatandukana
noneho mbaza abandi tugeze ku kazi ndababwira nagize ikibazo ngiriza uko aranirukana ngo ibintu byiwe narabyishe uriya muntu ni muntu kimwe mu muzi barambwira bati yo ntiwari ubizi n'ibiki aturiya niwe mukuru w'abasataniste bose abantu bose bakorera satani uriya niwe shefu wabo niwe arazwi hano mu Bukavu niwe uzuye kuzimu niwe ati sinzi rero ukuntu mwabanye yampaye ikawa numva ibintu bibaye ibindi ngo bukeye yamambwira arambwira ngo ewana mimi na wewe hatuwezi kuishi fasi moja simama wetu yamaterera amafaranga y'avance y'amezi naramuhaye toka yamanirukana ngo tangu mlianza ombea hapa vitu yangu vilishahari vika vyote mlishahari bisha vitu yangu vyote ndabimenya iyo dusenga bana b'Imana iyo usenga amasengesho yawe agira impact agira ingaruka ku mbaraga z'ikuzimu aza asenya ibihome agasenya ibikuta satani yubatse akarema akubaka n'izindi nkike z'umuriro za protection satani akaturusi Imana izitwubakira inkike tujyanye haleluya kubera y'amasengesho yawe gusenga kw'abakiranutsi kugira imbaraga nyinshi kugira umumaro mwinshi kuza kubaka bimwe kugasenya ibindi kukarema bimwe kwica ibindi gusenga kwabera muribuka Pawulo na Sila bari muri prison babushwe bakubiswe basanyuriweho twenda bicishijwe inzara bari mu cyumba gifunze ngo habe igihe ngo habaye mu gicuku ngo baravuga bataho igihe kirageze mureke dusenge haleluya basenga kandi basenga baririmba n'indirimbo zo gushima Imana umuntu yakwibaza ati ariko bano bagabo ni igitaka ko murashima Imana n'ibi byababayeho babakubise babikishije inzara muri prison none ko murasenga mushima Imana hari igihe twebwe tuba dusenga tugasenga duhaye dutimana wipfane wagiye he Mana ibi bikimana urihe kuki ibi bihe biba oya Pawulo na Sila bama basenga ngo bararirimba bahimbaza Imana Imana ngo iba mu mashimwe y'ubwoko bwayo amen yabayuruka haleluya yabayuruka ngo haba umushitsi udasanzwe irya prison fondation yayo ngura irakubitika irajugumishwa imiryango bari bakinze n'amagufuri n'ifunguzo irakinguka iminyururu bari babohesheje iracika kubera iki amasengesho gusa amasengesho aza iminyururu amasengesho aza kingura imiryango amasengesho aza hindura ibintu amasengesho haleluya dusenge bwoko bw'Imana mureke dusenge amasengesho y'abakiranutsi ngo agira umumaro munini azahindura ibintu kandi ndabibabwira muzi ibintu Imana yagiye ikora iri iwacu Imana yakoze ibikomeye bivuye ku mavi abantu bazaga baja mu nzuzi bakarara bapfukamye bagasenga Imana ikamanuka imbaraga z'Imana zikamanuka zititaye ku makondisiyo twabagamo zititaye ku wacu nta mwiro nta mata oya ijuru rikamanuka amasengesho ni intwaro ikomeye turwanisha ku rugamba rwacu muzi ko abakristo turi abasirikare turi ku rugamba umugabo umwe yagiye cyagiye cyo muri za 60 ngo baragenda cyagiye cya abageriye
barya abantu bibacu bazaga barwanya imbaraga za barya abantu bazaga bashaka kutwica umugabo ngo aragenda bamaye gushika ku rugamba abazi barabarasa ngo barabarasa basuma basukamo amasasu abikubita iruhande wa mugabo ngo aravuga ngo yampaye inka ngo reka bagice ku kwica umuntu abandi bataho kiwaje ku rugamba tuzi ko waje ku rugamba abakristo benshi bari mu guhura n'intambara za satani bakikanga ariko tukikanga uri ku rugamba nicyo twahamagariwe satani ntazaturekera amakuru tugomba kurwana kandi inzira intwari imwe dukoresha niyo yo gusenga dusenge dusenye ibyo satani imyambi ya satani tuyivunagure amasengesho yawe yavunagura imyambi ya satani yakubakira inkike yaguhindurira amateka isi ikabimenya ikavuga ngo imana ya kanaka niyo mana isi ikabimenya mureke turwanire ku mavi nk'uko wa mugabo yabivuze mureke dusenge imana ibaha umugisha imana itwigishe gusenga bwoko bw'imana ku bwa Kristo Yesu amen amen. Hallelujah.